Afite n'utubabi twiza ubu igihe cy'imvura. Nawe ni sawa. Ufite n'amahwa no kuwitondera kugira n'amahwa. Nanjye nzarebe abagabo bigize abazungu bazifata nkaho ngo nta bwenge twebwe tugira. Aranduye bicara badusuzugura nkaho nta bwenge tugira twebwe. Ugomba gukora umuti uhagije ku buryo uzasohoka abaturage bacu bose bagakwirwa. ufitama ko nta kundi byagenda. Ngomba kwemera kandura corona virusi ibangamiye isi yo gushaka ikinetene. Umusheke nawo kimera gifite akamaro, agomba kuwusiganyiza amahirwe nka muntu. Umusheke nawo ni ikimera utasiga inyuma. Nisheke ndabubonye namunuka nabi ndayibonye. Ngiye guhiga ikinetene akibona tu byanga byakunda ntakibureza. Ubundi iyo uca umuti irinda kuwangiza, ushobora no kuwukenera n'ejo bundi. Iki ngiki ndahera amababi, ubundi uzagikenera ugomba kwahira amababi. Kumuti no kubungwabunga. Nta virusi yo gushaka n'umuravumba biriyo arambwe ngo urahabona.
unakariye si ngombwa ntabwo ukorera ubwinshi. Njyana uyu nguyu ngiye gushaka n'umuyenzi. Hejuru ufite amata menshi. Aka ngaka ko hejuru dufite amata menshi nitwo ko tuvura inkorora ubundi. Ubu urahagije rebye birankorera umuti. Sigaye njye kugerageza kubera biriya bimera by'uruhurirane kandi buri cyose gifite ubukare bwacyo ukwacyo ngomba gushaka n'ikintu kigabanya buriya bukare bikagira impumuro nziza, noneho umuti ukazasohoka utanuka cyane ufite n'agahumuro. Buriya ngomba kwifashisha mu cayi n'umwenya, ibyo bigomba kumfasha kuzanamo agahumuro keza kugira ngo bye kuzarangira bifite impumuro mbi ikarishye. Wa muti we ndagukora byihuse nta kundi byagenda.